Championnat d'Afrique des Nations ni igikombe cy'Afrika degré ya kabiri, ni igikombe cy'Afrika gihuza ibihugu, ariko ibihugu bikinisha abakinnyi bakina muri shampiyona imbere mu gihugu. Nk'ikipe y'u Rwanda nyine igomba kubikinisha abakinnyi bakina mu Rwanda muri shampiyona y'u Rwanda abonyine. Umutoza w'u Rwanda yitwa Torsten Frank Spittler, n'umudage. Uyu nguyu ni nawe utoza ekipe nkuru y'u Rwanda nyine. Yahamagaye abakinnyi bagomba kwitabira imikino ibiri u Rwanda rugomba gukina n'ikipe ya Djibouti kuri stade Amahoro itariki 27 ndumva hazaba ari ku cyumweru. Yego, u Rwanda ruzasura Djibouti, ariko rusure Djibouti kuri Amahoro. Ngira ngo murumva icyo bivuze, twababwiye ko igihugu cya Djibouti bemeye kuza gukinira mu Rwanda, cyangwa se basabye kuza gukinira mu Rwanda entre guillemets. Detail ntabwo ari ngombwa cyane, ariko u Rwanda ruzasura Djibouti, ariko bibera i Kigali muri stade Amahoro ku itariki 27. Itariki 31 aribwo u Rwanda rwakira noneho Djibouti nanone kuri stade Amahoro i Remera. Murabizi ko ekipi izarokoka iyi faze igomba kuzakina faze ya kabiri ihura n'izarokoka hagati ya Kenya na Sudani y'Epfo, ariko ntibe birangiye. Sekafa ntiratangaza uko bizagenda ngo tumenye kipe izajya muri CHAN imwe rukumbi gaherekeza amakipe atatu ariyo Uganda, Tanzania ndetse na Kenya. Bazakira CHAN bayifatanyije. Umutoza rero yamagaye abakinnyi rwose bakina imbere mu gihugu. Ubwo turaza kubiganiraho gato turebe niba hari abakinnyi basigaye nabo nyitangazamakuru ryo mu Rwanda bavuga ko hari abakinnyi mu by'ukuri hari imyanya isa nk'ayituzuye nko hagati mu kibuga, urashaka umunimero 6 ukamubura. Hari abakinnyi banini, mazina manini azwi atarahamagawe, ariko yahamagaye abazamu 4 barimo Adolphe Hakizimana w'ikipe ya Kigali Football Club. Ahamagara kandi Gadi Muhawe nayo n'uw'ikipe ya Gorira, muramuzi n'umwansiye w'ikipe ya Musanze FC, ndetse kandi na Niyongira Patience w'ikipe ya Police FC. Harimo kandi na Fils Habineza akinira Etoile de l'Est mu cyiciro cya kabiri, akaba ari umuzamu uri munsi y'imyaka 20. Ni byiza no kugira ngo atangire kumumenyereza ko mu gihe kiri imbere tuzabikenera. Akenshi abatoza b'ibihugu bahamagara bareba ibice bitatu tutari butindeho. Hari igice cy'abakinnyi bamenyereye, ubwo nko mu bazamu Adolphe yamaze kumenyera. Hari igice cya kabiri cy'abakinnyi baba ari abakinnyi bari muri forme bameze neza bari gukina, ubwo no muzamu wa Police Patience ameze neza cyane. Hari igice cya gatatu cy'abakinnyi umutoza ari gukora introduction bato bazakenerwa mu gihe kiri imbere kugira ngo babonje batangire bagute bumve equipe nationale cyari cyo. Ni muri yo gahunda y'umuzamu wa Etoile. Amahirwe menshi umuzamu wa Police Patience ni ubona ko abenshi bahuriza uko ari mu bihe byiza we na Adolphe. Hari umuzamu utamagawe witwa Nze Rwanda Jihad, sinzi impamvu. Ubwo yarebye forme yarebye forme za Kiyovu muri rusange zagombaga tegeza ko arizo zamweri. We na Pierre we ntakina muri kandi ntakina muri APR, so birumvikana. Bamyugariro harimo Ombolenga Fitina w'ikipe ya Rayon Sport, harimo Byiringiro Gilbert bakina ku mwanya umwe wakinira ekipe ya PRFC, harimo Ishimwe Christian kuri gatatu, ndetse na niyo mugabo Claude n'abakinnyi 4 bakina ku myanya 2. Harimo 2 bagomba kubanza mu kibuga, harimo ariko na Clement Nigena mu defenseur central, ndetse na mugenzi we Yunusu Shimimana. Harimo kandi Hirwa Jean wa Bugesera, ntibagiwe na Ndayishimiye Thierry Wise Kigali, ndumva akubutse no muri under 20 y'Amavubi, right? Birasa naho defense yari ya APR umwaka ushize ari izakina. Omborenga kuri 2, ubari muri Reyo. 3 ni Claude ameze neza, hanyuma Yunus agomba gukina na Clement. Ni defense bigaragara ko izakina gutyo. Hanyuma abatoza akunda guhindagura imyanya abamenyera afite defense kazima y'Amavubi ya mbere. Hakibaza nk'abaratero ya. Hanyuma rero abakina hagati mu kibuga hamagaye kapiteni wa Rayon Sport yitwa Muhire Kevin. Harimo Didier Ndayishimiye akinira under 20 no AS Kigali. Harimo kandi Ruboneka Jean Bosco w'ikipe ya PRFC, Simeo Iradukunda Police FC, Pacifique Ngabonziza Police, ndetse na Nkundimana Fabio w'ikipe ya Mediane rakomeye ariko nta kibaye cyane. 6 nyine ni Pacifique yahakina. Simeo hari igihe Mashama amukinisha yahakina, hari igihe Mashama niyo mwanya wariko umwanya umuntu udakina kuri 6 Donatire
ni Simeo wakina umunani ndabyumva ariko Pacifique muri ni umwanya polisi twavuga ko ari umusimbura wa Henry Musanga ntabwo ari ntabwo ari pick number 1 ariko twakwibaza ngo yari kuzana ahubwo se mbwa nini kinanye kuvuga Fabio Lorenzo umva yari kuzana ameze ndetse neza harimo abakinnyi nubwo wenda twavuga ko bataragira consistency mu kubanza mu kibuga na Sefu na Petetre na Frodouari ameze neza Frodouari nabonye ejo muri match Frodouari kuva yakandagira muri APR uramubona kino yakinnye match amicale neza Match amicale aba batoza Treve international icyo ndi kumukundira icyo tumuziho hasanzwe icyo ndi kumukundira icyo tumuziho twebwe Yeah. ariko umutoza areba mu kibuga afite information mutoza ngera abanyahamagara umukinnyi udakina kuko nabwo aba batoza turabarenganya nanone iyo abahamagara twari kuba tuvuga ngo ni gute uhamagara umukinnyi udakina umaze match runaka muri APR ntabwo rero nge ibyo by'izina ngo yakinnye ngo muri Kiyovu ngo abanzamo ntacyo bivuze nanjye singira niba ngo adakina ni yicaye nanjye singira ngo turenganye umutoza ariko Petetre twari intege nke zirimo kameme kuri nimero 6 ntabwo amahirwe tugiye gukina na Djibouti nimero 6 uyu mutoza yateguye Sefu yabwiye Sefu amusiga kuri izi match za Libya ndetse na Nigeria aramubwira ngo ukora ibishoboka ngo uhamagaye first of all ugabanya ibiro Sefu yarabyibushye cyane ugerageze gushaka uburyo uba umukinnyi mwiza kuko nzagukenera mu mikino ya CHAN ntabwo yigeze abikora harimo almost ibyumweru 3 hafi ukwezi uwakoze session za gym zihagije yashoboraga kubikora uko umubiri wawe uri kureponda uyu munsi wa none umwanya we muri Rayon Sport wamaze kujya kuri Kanamugire yemerewe guhamagarwa muri ntabwo yari yamubonye nawe ni ukuvuga ngo akinnye nyine izi match basubukuriyeho so maybe nyuma y'izi match za Djibouti wenda yatekereza ko turenze ino phase Kanamugire ashobora ko umukontenda ariko Sefu niba natirwanirira ngo ashaka umwanya we muri equipe nationale kameme hagomba kutakaza nese udakina muri rero umva akina gute umva abandi rero ari imbere harimo Nibizi Ramadani w'ikipe ya PRFC harimo Arsene Tuyisenge Tuguma wa PRFC harimo kandi Olivier Dushimimana muzungu wa PRFC na Mugisha Gilbert wa PL harimo Hajira Guha wa Rayon Sport Kabanda Serge wa Gasogi Taiba Mbonye Umwami wa Marine FC na Oze yabivuze wa AS Kigali aho naho hasigaye Mugisha Didier akunda kwita Taichi nawe ntago ari mu bihe bye ntago ameze neza umwana w'iwacu umwana wo mu Gatsata ariko umukinnyi wahamagaye uheruka muri kona abonye muri equipe nkuru muri shani ntekeza ko yakabaye ahubwo none hazamo abatonzi icyo ndi gukundira Tolstein kandi kiza Lorenzo bikorere reka bibe par mérite pruva ko ukwiye kubuhari nango naguhaye chance ntiwanyeretse ko hari icyo wakoramo gihambaye muri club yawe ntago uri gukina therefore ndakudropinga kugira ngo witekerezeho nzakugarura wabikoreye yahamagaye Sefu muri bikadutsinda South Africa Sefu yari arimo uyu Didier yaramuhamagaye match yari Libya yarasimbuye tunganye kimwe rero nta rundi rwango nta wundi mutima mubi korera kwambara umwenda w'ikipe y'igihugu bikuvune bijye bikuraza ijoro ntugendera ngo ngewe ngo baranzi ngo ndi muri polisi ngo ndi muri Reyo ngo amazina yacu twarayanditse ngo nationale ngo warahi ntago twaburamo oya arabatekereza ko umwana muto wagize match 5 zikurikiranye ari hejuru ahamagara yambara uwo mwenda nawe bikubiza icyuro Muhajira amaze igihe abura call up muri equipe A tekereza ko hari umwanya mwiza wo kugaruka muri equipe shani kubera iki kandi muri polisi arya benshi ariko ajyamo abona iminota mikeya nyine ariko umutoza yamubwiye icyo amutekerezaho hakiri kare kese ya Muhajiri nayo imeze itya na bamuzungu muri APR ntibabanzamo ariko nabo ntago bazakina ariko tactically wumve nk'ikintu kitarimo gufasha cyane sirito nka Sefu na Muhajiri n'abantu batinzeho Muhajiri ni umukinnyi mwiza twese turabizi ariko Muhajiri ni umukinnyi icyo umutoza yamubwiye atishimira agira travail iri hasi aba batoza baba bafite ibintu runaka heraho babambika tuno twuma tw'ama GPS mukiruka arareba ibirometero waruri gukavaringa mu kibuga arabibona sikejo muri yashimiraga ruboneka AP ngo icyamukundira ni umukozi ahantu hose umutumye agerayo now afite Keve ku 10 Keve uri en forme arimo aratanga assist imikino 5 assist wavuga ko ariwe mukinnyi ahagaze neza muri shampiyona y'u Rwanda kugira ngo kurusha abandi nawe arakurusha Wakaletori Muhajiri arakurusha imibare myiza uri kuri bench muri polisi ari kubanzamo muri Rayon Sport ni kapiteni wa Rayon Sport bivuga ko aza like ashobora no kuba kapiteni wa CHAN yungirijwe na Claude
si ngombwa ko nzana amazina ngo nyacucikaho gusa ngo barahari ngo bahuriyeho. Bikorere niba ushaka kuba uri muri nationale. Yego. Gabanya ibiro, ukora umwitozo, wiruke cyane, mbibone, ureponde. Hari match za fazi zakurikira nidukoramo Djibouti za Kenya. Baracyafite hafi ibyumweru bitatu byose. Niba biruhire. Yari media sozaho kuri ikipe nationale rero. Equipe namaze kuvuga bose. Bamaze kuvuga bose. Ni ba muzungu nyine abawinga n'abataiba. Twihute cyane hari rally yabaye ndetse Hari rally yakinwe iminsi 2.